umudamu wari we muramukazi wanjye nawe ari mu mugozi yimanitse yamaze kumwica ahita ajya kwiyahura. Kubyakira ntabwo byoroshye kuko ni nawe musaza wacu umwe twari dufite. Urugi twahise turwica, tumaze kurwicamo kugera mu nzu dusanga umugore amanitse mu cyumba mu mugozi w'ikamba mu murunga guno bazirikagamo inka rino kamba ryari kamba rishasha ry'umweru rutari ryakora hasi yapfuye. Ubwo hasigaye turavuga tuti Imana uyu mugore yiyahuye bigenze bitemo kuko kurugirwe ku kindi cyumba dusanga rurakinze rino pata yaricometse mu ntuza yaricometse. Ubwo mu gusunika cyane tubona ngo aya maraso aradendeje hasi tutibirusha n'umugabo yapfuye. Basanze yapfuye bamukubise agasukamo no mu mpanga amaraso gatembye guzuye ku buriri no mu cyumba hasi hose. Ariko mu bigaragara yaba ari umugore kuko none umugore yakinze ipata sinone yakinze ipata none ari umugabo wiyahuye yakwikubita gakonzo yakwikubita ku gasuka cyangwa yakongera akaje gukinga urugi rw'imbere. Amakuru kugira ngo ingombe imenye nabaye mvuye bwakeye mu gitondo kare njya gusenga muri Noveni. Mvuyeyo hari umuntu nagiye gushaka ino hepfo mu mudugudu wa Kabaye ngezeyo ndamubura. Mvuyeyo ndaza njya mu murima gushingira. Ubwo sinamenya amakuru ibyabaye. Ubwo noneho igihe habaye nyuma ya saa tanu niho naje bya bindi nari ndi gushingira mbirangije. Ubwo nzi ngo njye gufata ibindi ngegera hano mu mbuga abana abagabo bari nzakahuriye n'umuntu ngari gushakira ngo kugura amacupa. Abarambwe ngo mubyeyi ngo nta macupa ufite. Ntiyewe ntanywa inzoga reba ku urwo rugo rwaho inyuma nibo banywa inzoga reko baba bafite amacupa. Ubwo wa mugabo bararungurutse ati ndi kubona rukingiye mu nzu. Tugiye twumva tukivugana n'uwo mugabo twumva abana bari kuririra mu cyumba. Umuco nyine yiyahuriye. Ubwo turasenguruka nitwe twamenye ibyawe. Tugeze nk'umwe hepfo nzengurutse umwana yakumbwira ati wankingurira ati ngushake urufunguzo nkingure ntirukingiye mu nda. Nzengurutse inyuma nsanga hose harakinze. Mponze ku idirishya ry'umugabo bajyamagaho nsanga hose harakinze. Nibwo nahise nihuta hari umuntu ntuzi wari umaze gushingirira ibiti bibaye bitagiye mu gitari agezemo niko ngezemo mva ndamwakuye. Ntiyewe ntinumvisha abana bari kuririra mu nzu none hose hakingiyemo imbere. Ubwo hasigaye arangije abaraje ati ntabwo urebye nabi se urebye neza turazenguruka hose turashaka. Wa mugabo ubwo yabonye araza ahise wowe yikomereza nta nubwo nari muzi. Ubwo hasigaye sinzi ukuntu twagiye kubona tubona ntuzi umukecuru wari uzamutse utuye hano haruguru azamutse turamubwira duhe n'ikibazo turi kumva abana kurira mu nzu hakinze n'abandi bamwe bari kuzamuka abandi bari kumanuka nabo babaraje. Duzengurutse hose dusanga inzugi zirakinze. Umwana urimo mukuru akavuga ngo turi kubona ngo umuntu ngo uri muri parafu uri kwerera muri ruhande rwacu. Ubwo niho twahise tugahamagara nimero ya Innocent twayihamagara igacamo ikikura. Ubwo magiye gushaka umuturage wa hano haruguru ndamubwira ntiyewe noneho niduhe nimero y'umugore witwa ya Mutoni. Umugore yitwa Mutoni. Ubwo tuhage uwo mugore arate agatelefoni kaba nimero komboze. Ubwo nibwo abantu bahise baza bamaze kuza. Ubwo tujya gushaka mudugudu. Uwo mugore aje gushaka mudugudu agiye gushaka mudugudu niho yagize ati mudugudu gatari yaza. Nibwo abantu niho havuyemo umuntu abasunitse urugi tugezemo imbere dusanga. Ubwo turebye tugiye gukuramo babana tugeze muri cya cyumba cya babana dusanga umuntu ari kwerera mu mugozi. Ubwo ninde wereraga? Umugore yari yiyahuye. Ubwo arangije turebye kuri rwa rugi cya cyumba cy'umugabo bararagamo dusanga yamukingiranyije yashizemo ipata. Dusanga yamukingiranyije yamwishe. Yamwicishije iki? Yamwicishije ngo nagakonze bakabajyananye mu modoka. Urupfu rumeze gutya mwarwakiriye mute nk'abaturanyi? Mwarwakiriye mute? Nk'abaturanyi mwarwakiriye mute? Twumiwe none twari turabigenza ute? Ndi hara mu murima ndi gushingirira ibishimbo. Ubwo ngiye kubona mbona uyu mubyeyi yaraje arambwira ati mpuye n'ikibazo ati hariya tabana bari mu nzu ati kandi inzugi zompi zikingiye mu nda ati cyo ni ikibazo. Ndamubwira nti sibyo nibyo byaba ari byo ati niko bimeze. Ubwo nahise imishingiriro ndi gushingiriza ibishimbo nyiterera nkaho ngaho nza ndi kwiruka
ngeze hano nsanga koko inzugi zirakinze, ndamubwira nti dufite ikibazo, so duhamagare ubuyobozi. Ubwo nkimubwira gutyo banibutse ko mfite nomero ya telefone y'uyu mugabo. Muri make uyu mugabo ni yari musaza wanje. Uyu wapfuye? Yari musaza wanje. Ubwo nibuka ko mfite nomero ye, ndareba muri telefone, ndamuhamagara, mpamagaye telefone igacamo, igasona ikikuraho, igasona ikikuraho. Ndavuga nti ni ikibazo. Mpamagaye y'umugore we ziba kompozi. Ndavuga nti ibi ni ibibazo. Ubwo tuba duhamagaye abantu baraza mu kugera aha. Nitabe. Mu kugera aha ngaha bakoze ku nzugi zose basanga zirakinze. Ubwo duhamagara abana bari kuririra mu nzu. Abana bati turi kubona umuntu muno. Ubwo tutisi muri kumunyeganyeza akanyeganyega, batireka da nto turi kumukora, nto turi kwitwikurura. Ubwo tugira ute, urugi twahise turwica, tumaje kurwica mu kugera mu nzu dusanga umugore amanitse mu cyumba. Yaramanitse muki? Mu mugozi gw'ikamba, mu murunga guno bazirikagamo inka, rino kamba ryari kamba rishasha ry'umweru rutari ryakora hasi. Yapfuye? Yapfuye. Ubwo hasigaye turavuga tuti Imana umugore yiyahuye bigenze bitemo, kuko kurugirwe ku kindi cyumba dusanga rurakinze, rino pata yaricometse mu ntuza, yaricometse. Ubwo mu gusunika cyane tubona ngo aya maraso aradendeje hasi, tutibirusha n'umugabo yapfuye. Nuko nibyo nabonye. Murebye umugabo mwasanze we ameza ati yapfuye ate? Twasanze yapfuye bamukubise agasukamo no mu mpanga, amaraso gatembye guzuye ku buriri no mu cyumba hasi hose yuzuye amaraso. Yari gukubiswe nande ubwo? Ntabwo nabimenya, ariko mu bigaragara yaba ari umugore, kuko none umugore yakinze ipata sinone ko yakinze ipata, none ari umugabo wiyahuye yakwikubita gakonzo yakwikubita ku gasuka cyangwa yakongera akaje gukingura urugi rw'imbere. N'urupfu mwakiriye gute mwebwe nk'abantu b'ina? Byatubabaje cyane kuko Innocent yari musaza wanje, kandi niwe twari dufite gusa. Ise yarapfuye na data arapfa. Ubwo ise na data ni inkurikirane, ariko mu bigaragara nari meze nkaho nta navuga ngo data nta mufite. Hagenimana Innocent yarambereye data, nagiraga ikibazo ngize cyose akaza akagikemura nta kibazo. Akabazo kose namuhamagara, haba nijoro haba kumanywa, akantabara kandengera. Rwose byatubabaje cyane, usibye ko Imana yari yadufasha kwihangana naho turi kubyakira bya. Ubu abana murabona babaye abandi? Aba bana turabajana turi nka ba nyirasenge. Hanyuma bari babanye bate mu buzima bwabo bwa buri munsi? Mu buzima bwabo bwa buri munsi nta kibazo kigaragara bari bakagiranye, kuko ntibari bakaburanye kwa mudugudu. Usibye kuwa mbere niho uwo mugore yahamagaye umukuru w'umuryango, aramubwira ngo afitanye ikibazo n'uwo mugabo. Umukuru w'umuryango araza aravuga ati si ikibazo ni ikihe. Umugore arisobanura avuga ati njyewe uyu mugabo twarashakanye tumaranye imyaka 9. Ati none muri iyo myaka 9 ati hari ibintu nasanze muri urugo, ati hari n'ibyo nazanye, hari n'iki, ati ntabwo yari yanyandikisha ku byangombwa by'ubutaka. Bapfaga imitungo? Mu bigaragara ni imitungo. Ubwo umugabo aravuga ati rero niba ari ibyo atunyubahe, numara kunyubaha ati ndaje kukwandikisha ku byangombwa by'ubutaka. Yamusuzuguraga? Ngo yamusuzuguraga, yakundaga kunywa inzoga cyane. Umugabo yanabivugiye aho ngaho ati yari kwiyahuzana kanyanga. Hanyuma basanzwe bakora iki? Umugabo yari umujyanama w'ubuzima, ari na mutwara sibo, naho umugore yari mu parashosho. Umugabo yitwa Hagenimana Innocent, umugore we yitwa Mutoni Françoise. Narindi mu rugo aho nashake barampamagaye ngo umusaza wanjye bamuteraguye ibyuma umudamu we. Ubwo nza ndi kwirukanka nsanga ari muri iki cyumba abantu batinye kujyamo. Ndaza ndavuga nti mufungure ndebe umusaza wanjye hari igihe yaba ari mu mwuka. Noneho urugi yari yamwishe, amaze kumwica afungira inyuma, afata n'intebe akururira mu indani, basunika urugi yari yamufungiranye. Urugi biba ngombwa ko turwica. Njyewe maze kurwica ninjiramo, musangamo yamuteraguye ibyuma, nsanga yapfuye. Mpita njya mu kindi cyumba, nsanga umudamu we ari we muramukazi wanjye, nawe ari mu mugozi yimanitse, yamaze kumwica ahita ajya kwiyahura. Ni ibintu mwakiriye gute nk'abantu bo mu muryango? Byakira ntabwo byoroshye, kuko ni nawe musaza wacu umwe twari dufite. Hari amakimbirane ndetse barafitanye wenda muzi mu buzima busanzwe? Amakimbirane usibye ko uwo mugore yari umunyamahane, akajya mutoteza, ariko ntabwo byari birenze, byari ibyo mu rugo, mbese kumutuka gusa, ariko nta makimbirane akabije yari ahari. Yamwicishije iki? Hari abavuga ngo agakonzo rwo n'agafuni, abandi ngo ni isuka. Ni iki mu by'ukuri yakoresheje? Yamwicishije isuka kubera ko nimugoroba ubwo yaratashye ahituma abana ngo nibajye kumuzanira isuka, ngo arabyuka ajya mu murima. Ubwo umwana arayizana, ntiyarazi icyo arayikoresha,
ayijyana mu cyumba, amutuma n'icyuma ngo amubajije ati si icyuma uri kukintuma kiri joro, ati papa wawe arakirisha avoka. Ubwo iyo suka nayo yakoresheje yayimutemesheje, hari hariho n'umupanga, ubwo amutera n'icyuma. Ibyo yakoresheje amakuru kugira ngo mbimenye, nabaye mvuye bwakeye mu gitondo kare njya gusenga muri noveni. Mvuyeyo hari umuntu nagiye gushaka ino hepfo mu mudugudu wa Kabari, ngezeyo ndamubura. Mvuyeyo ndaza njya mu murima gushingira, ubwo sinamenya amakuru ibyabaye. Ubwo noneho igihe habaye nyuma nka nyuma ya saa sita niho naje bya bindi nari ndi gushingira mbirangije, ubwo nzi ngo njye gufata ibindi. Ngegera hano mu mbuga aho n'abagabo bari, nzakahuriye n'umuntu ngari gushakira ngo kugura amacupa. Abarambwe ngo mubyeyi ngo nta macupa ufite, ntiyewe ntanywa inzoga, reba ku urwo rugo rwaho inyuma nibo banywa inzoga, ureko baba bafite amacupa. Ubwo wa mugabo bararungurutse ati ndi kubona rukingiye mu nzu. Tugiye twumva tukivugana n'uwo mugabo, twumva abana bari kuririra mu cyumba. Umuco nyine yiyahuriyemo. Ubwo turasenguruka ntitwe twamenye ibyawe. Tugeze nk'umwe hepfo nzengurutse, umwana ari kumbwira ati wankingurira, ati ngushake urufunguzo nkingurire. Ntirukingiye mu nda, nzengurutse inyuma nsanga hose harakinze. Mponze ku idirishya ry'umugabo baryamagaho, nsanga hose harakinze. Nibwo nahise nihuta, hari umuntu wari umaze gushingirira ibiti bibaye bitagiye mu gitari, agezemo niko ngezemo mba ndamwakuye. Ntiyewe ntinumvisha abana bari kuririra mu nzu, nti none hose hakingiyemo imbere. Ubwo hasigaye arangije abaraje ati ntabwo urebye nabi, ati urebye neza. Turazenguruka hose turashaka. Wa mugabo ubwo yabonye arasa ahise we yikomereza, nta nubwo nari muzi. Ubwo hasigaye sinzi ukuntu twagiye kubona ntuzi umukecuru wari uzamutse tuye hano haruguru, azamutse turamubwira tuti duhe n'ikibazo turi kumva abana kurira mu nzu hakinze, n'abandi bamwe bari kuzamuka abandi bari kumanuka nabo babaraje. Duzengurutse hose dusanga inzugi zirakinze. Umwana urimo mukuru akavuga ngo turi kubona ngo umuntu ngo uri muri parafu uri kwerera muri ruhande rwacu. Ubwo niho twahise tugahamagara nimero ya Innocent, twayihamagara igacamo ikikura. Ubwo magiye gushaka umuturage wa hano haruguru, ndamubwira ntiyewe noneho niduhe nimero y'umugore we witwa umugore yitwa Mutoni. Ubwo tuhage uwo mugore arate agatelefoni kaba nimero kompoze. Ubwo nibwo abantu bahise baza, bamaze kuza. Ubwo tujya gushaka mudugudu, uwo mugore aje gushaka mudugudu, agiye gushaka mudugudu niho yagize ati mudugudu igihe atari yaza, nibwo abantu niho havuyemo umuntu asunitse urugi. Tugezemo imbere dusanga, ubwo turebye tugiye gukuramo babana, tugeze muri cya cyumba cya babana dusanga umuntu ari kwerera mu mugozi. Ubwo ninde wereraga? Umugore yari yiyahuye. Ubwo arangije turebye kuri rwa rugi cya cyumba cy'umugabo bararagamo, dusanga yamukingiranyije, yashyizemo ipata. Dusanga yamukingiranyije, yamwishe. Yamwicishije iki? Yamwicishije ngo nagakonze bakabajyananye mu modoka. Urupfu rumeze gutya mwarwakiriye mute nk'abaturanyi? Mwarwakiriye mute nk'abaturanyi? Mwarwakiriye mute? Twumiwe, none twari turabigenza ute? Ndi hara mu murima ndi gushingirira ibishyimbo. Ubwo ngiye kubona mbona uyu mubyeyi yaraje arambwira ati mpuye n'ikibazo, ati hariya abana bari mu nzu, ati kandi inzugi zombi zikingiye mu nda, ati cyo ni ikibazo. Ndamubwira nti sibyo, nibyo byaba ari byo, ati niko bimeze. Ubwo nahise imishingiriro ndi gushingiriza ibishyimbo nyiterera nkaho ngaho, nza ndi kwiruka ngeze hano nsanga koko inzugi zirakinze. Ndamubwira nti dufite ikibazo, so nti duhamagare ubuyobozi. Ubwo nkimubwira gutyo banibutse ko mfite nomero ya telefone y'uyu mugabo. Muri make uyu mugabo yari musaza wanje. Uyu wapfuye? Yari musaza wanje. Ubwo nibuka ko mfite nomero ye, ndareba muri telefone ndamuhamagara, mpamagaye telefone igacamo igasona ikikuraho. Ndavuga nti ni ikibazo. Mpamagaye y'umugore we ziba kompozi. Ndavuga nti ibi ni ibibazo. Ubwo tuba duhamagaye abantu baraza mu kugera aha. Mu kugera aha ngaha bakoze ku nzugi zose basanga zirakinze. Ubwo duhamagara abana bari kuririra mu nzu. Abana bati turi kubona umuntu muno
ubwo tutisi muri kumunyeganyeza akanyeganyega batireka da nto turi kumukora nto turi kwitwikurura ubwo tugira ute urugi twahise turwica tumaje kurwicamo kugera mu nzu dusanga umugore amanitse mu cumba yaramanitse muki mu mugozi gw'ikamba mu murunga guno bazirikagamo inka rino kamba ryari kamba rishasha ry'umweru rutari ryakora hasi yapfuye ubwo hasigaye turavuga tuti imana umugore yiyahuye bigenze bitemo gukora kurugirwe ku kindi cumba dusanga rurakinze rino pata yaricometse mu ntuza yaricometse ubwo mu gusunika cyane tubona ngo aya maraso aradendeje hasi tutibirusha n'umugabo yapfuye nuko nibyo nabo murebye umugabo mwasanze we ameza ati yapfuye ate twasanze yapfuye bamukubise agasukamo no mu mpanga amaraso gatembye guzuye ku buriri no mu cumba hasi hose yuzuye amaraso yari gukubiswe nande ubwo ntabwo nabimenya ariko mu bigaragara yaba ari umugore kuko none umugore yakinze ipata sinone ko yakinze ipata none ari umugabo wiyahuye yakwikubita gakonzo yakwikubita ku gasuka cyangwa yakongera akaje gukingura urugi rw'imbere n'urupfu mwakiriye gute mwebwe nk'abantu bina byatubabaje cyane kuko Innocent yari musaza wanje kandi niwe twari dufite gusa ise yarapfuye na data arapfa ubwo ise na data ni inkurikirane ariko mu bigaragara nari meze nkaho nta navuga ngo data nta mufite Hagenimana Innocent yarambereye data nagiraga ikibazo ngize cyose akaza akagikemura nta kibazo akabazo kose namuhamagara haba nijoro haba kumanywa akantabara kandengera rwose byatubabaje cyane usibye ko Imana yari yadufasha kwihangana naho twe kubyakira bya uba babana murabona babaye abandi aba bana turabajana turi nk'abanyirasenge hanyuma bari babanye bate mu buzima bwabo bwa buri munsi mu buzima bwabo bwa buri munsi nta kibazo kigaragara bari bakagiranye kuko ntibari bakaburanye kwa mudugudu usibye kuwa mbere niho uwo mugore yahamagaye umukuru w'umuryango aramubwira ngo afitanye ikibazo n'uwo mugabo umukuru w'umuryango aravuga ati si ikibazo ni ikihe umugore arisobanura avuga ati njyewe uyu mugabo twarashakanye tumaranye imyaka 9 ati none muri myaka 9 ati hari ibintu nasanze muri rugo ati hari n'ibyo nazanye hari n'iki ati ntabwo yari yanyandikisha ku byangombwa by'ubutaka bapfaga imitungo mu bigaragara ni imitungo ubwo umugabo aravuga ati rero niba ari ibyo atunyubahe numara kunyubaha ati ndaje kukwandikisha ku byangombwa by'ubutaka yamusuzuguraga ngo yamusuzuguraga yakundaga kunywa inzoga cyane umugabo yanabivugiye aho ngaho ati yari kwiyahuzana akanyanga hanyuma basanzwe bakora iki umugabo yari umujyanama w'ubuzima ari namutwara sibo naho umugore yari mu parashosho umugabo yitwa Hagenimana Innocent umugore we yitwa Umutoni Françoise